bakunzi ba Credimo TV, ngewe ndi kubaza Jean Paul atubwire, ntabwo aranyumvisha neza. Abantu bagomba gushaka Imana, ariko bari kumbwira ibindi ngo Imana ntago bayishaka. Kandi ndabizi neza yuko umuntu agomba gushaka Imana, ukajya mu butayu ukiyiriza ubusa iminsi 7, ukagenda ukarara mu mazi. Mu butayu bwo mu mazi nabwo bubaho, hakabaho n'ubutayu bwo mu ishyamba ry'inzitane. Ibyo ngibyo urakoze cyane, tuzajyayo. Jewe ako biranagaragaza no kudasobanukirwa. Ariko abonde njya mvuga ngo abakristo bazava mu bujiji ryari. Utinya uvuga ngo uvuye mu butayu bwo mu mazi, ubundi tuzi ko mu butayu ari ahantu hataba amazi ahubwo. Mu butayu ni ahantu hataba ibiti, hibera umucanga gusa. Nzajya mu kiyaga amazi angera. Ejo bundi hari umwana umwe nabonye ari gucumbagira, mwana muto cyane. Ndamubaza wa mwana we wabaye iki? Ngo reka ngejo bundi mama yagiye gusenga ngo tujyanye yurira igiti ngabarahanutsa nguyeho ngo umwana nibwo navunitse. Bantu b'Imana ubu koko mu byukuri uyo mwana murashakira mu biti, agiye gushaka Imana hejuru ayegeye, hejuru ngo mu biti arurira rwose gaje gusenga. Munyumvire namwe ubwo gukirisito. Ariko igitangaje iyo avuyeyo uwo numwe, hari nabandi iyo avuyeyo mu baturanye bari we gico amahane sinabonye. Hari nabandi nzi bafite abaturanyi babo umutore akaza kuvuga ati barara basenga amasaha yose y'ijoro, barasenga bafite abahanuzi babazanira ijoro ryose, ariko iyo bukeye ntabwo cyo naguye gusaba amazi ngayana. Ngaho rero ikikwereka ko ba bantu urashaka Imana gute? Imana ubundi ikicaro cyayo ni mu mitima yacu bene data. Agakiza dufite Yesu Kristo wacu akorera mu mitima yacu. Emera gukorera mu mutima wawe, naho ubundi bindi urajya gushakisha urajya mu misozi, imisozi incira nikumirayo koko mwoka byaramwe. Imana iba mu biti, ba mu binani. Ubundi Yesu yaragiye gusengera hariya iriya minsi 40 yayikoraga ngo bigende. Yesu ajya gusengera minsi 40 yagira ngo atangire umurimo w'ivuga butumwa no kubwiriza. Yarakeneye kuvugana na se ngamuha imbaraga. Ni kuvuga ngo rero imbaraga koko yarazibonye zatumaga ajya ku musaraba, zatumaga agiye kuza kubitwa bikemera. Twebwe rero impamvu tutagomba kugenda gutyo, Yesu yatanze umuyoboro yavuze ngo munyizere mubane nanjye, icyicaro cyanjye kibe mu mitima yanyu, mbe mu mitima yanyu, ibyo mudashoboye nzabibashoboza. Ni ukuvuga ngo twebwe nta bushobozi dushobora kubona, icyo dukeneye gukora ni kimwe gusa, kwa Kristo akajya mu mitima yacu. Najya mu mitima yacu, ibyo nta na kimwe kitazaba gishoboka. Hanyuma wigeze gukora ku kantu kitwa ngo abahanuzi bariho cyangwa ntibariho? Abahanuzi use ko iki gihe cy'agakiza abahanuzi baba bamaze iki? Ariko bariho, barahari benshi cyane. Ariko hari impamvu mbona abahanuzi nabo bari ku iki gihe. Nibe nakubwiye ngo abantu baraza kwa Yesu bagashaka kubihuza n'ubuzima bwabo babahozemo, ntibashaka kuva iyo bari ngo baze kwa Yesu bamugereho abahe undi murongo mushyashya wo kugendamo. Ko nuba ngo kiva kwa Satani, ukiva hanze ukinjira mu muryango w'Imana, uragomba kubona amabwiriza y'umuryango w'Imana, uragomba kubona umurongo w'umuryango w'Imana. None rero dore ikibazo cyari, umuntu arava mu bapfumu ko yamenyeho kubaza, kuko mu bupfuma byita ngo kubaza, yarangiza akaza mu Mana akasanga ariko ubundi ko twabazaga ubwo ndabaza hehe, ndabaza ndi. Umuntu akaza yitaratsa yivugira ibyo yigira gutya, agahita ahuru ati ibintu urambwira. Nigeze mbabara cyane yo ndebye ibibazo bihari. Abakobwa baratwara inda bazitwaye mu masengesho, umugore gasambanwa n'umuntu witwa n'umuhanuzi. Uretse gato, none se ibyo ngibyo bibaho se? Bikeya se. Ngibyo nkubwira ntabwo ari igipindi, kuko nyeye mvuga Yesu undimo. Ntabwo ibyo mvuga ari ukugira ngo ba Kristo ngo mbasebye ngo mbataranga we, njye ahubwo ndavuga umurongo mara bakwiye kugeramo wa Kristo. Nuwuhi nukuvuga ngo umuntu w'umugore haruse ko hari n'abagabo ndavuyitura mu yimisi bagabo bene data, niba muhuye nawo bahanuzi bagavuga ngo bareka basengera abagore banyu ngo mwasuhutse, ndagira ngo babwire ukizaba ku bagore banyu namwe muzamwafasha uruhare nk'urwa Adamu yagize, aho yagiye yo kurangara agatererana Eva akagenda wenyine. Eva yarangiza inzoka ikamwushya,
aba bahanuzi baraza bakabwira abagore banyu, bakabwira abakobwa banyu, barahari mwabohereje bagiye kurara mu binani, bagiye kurara aho ngaho mu buvumo ngo bari gusenga Imana. Barangiza bakababwira ngo reka ngo kuremo ngo amadayimoni, ngo kuba utabona umugabo ngo biraterwa nuko ngo icyo gitsina cyawe ngo hari Satani yakinjiyemo, akagufata akagusambanya kugira ngo ukuremo abadayimoni. Nshuti yanjye, niba warasomye Imana, warasomye ijambo ry'Imana, ugasoma Bibiliya, ukiga agakiza, ugasobanukirwa agakiza kanya ko kumwimerera, uzamenya yuko Imana idakorera mu bibi. Birakomeye cyane. Wango bigezaho abo bantu bitwa abahanuzi ashobora kuba yabwira umuntu ngo reka muvanemo Satani wafunze icyo gitsina cyane. Nuko umwezi hari uwampaye ubuhamya ambwira ukuntu byamubayeho, ndagira agahinda cyane. Bene data, ndagira ngo mbibabwire, mube maso, Satani ari gukorera aho ngaho murimo guteranira, aho murimo gusengera ijoro n'amanywa. Ndagira ngo mbabwire, hari Satani uri kuhakora, kandi nimutaba maso ngo musengere mu mitima yanyu, ahubwo mumenye icyicaro cy'Imana kuko ari mu mitima yanyu. Ndagira ngo mbabwire ngo ikigiye kuzababaho muzibona mwarasigaye, Imana nta naho ibabona, kuko mwega mwakurikiye abantu. Kandi Yesu yaravuze ngo niba babwira ko ndahangaha ndi bunaka ndi muzajye, none mwabakirisitu mwe kuki mujyayo? Iyo misozi mwurira, ibyo bibaya mucurika, ayo mazi mujya kwigaraguramo, ibyo biti murimo mwurira, murabona bizabageza mu ijuru. Hari bandi badutse muri misi ngo nabamara, ngo mbere yuko basenga ngo bamaranira, ngo kugira ngo basenge ngo irari ryashize. Irari abakunzi ba Credit Motive kumaranira iryo rari rishize se bagasenga abantu nta rari bafite, si byo byiza se? None cyangwa ikibazo nuko barimarana. Umugore agata umugabo we, umugabo agata umugore, umusore n'inkumi batashyingiranye. Oya da, barasambana ngo mbere yuko basenga. Kandi baranze bavuga ngo mureke dusenge ntarari. Nabizi ko ari umuti banywa. Imana irababona. Imana irababona. Ukuvuga ngo barabanza bagasambana, barangiza bakabona gusenga. Barabanza bagasambana, irari ryashira, bakasenga, byagaruka bagasambana, ngo bakamara n'irari, byarangira bakongera bagasenga. Iyo Mana basenga niyo izabakora, ntabwo ari yayindi y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, ya Mana idukunda sa umwami wacu Yesu Kristo. Iyo ngiyo ni yayindi abantu barema izabahitana. Iyo ngiyo niyo izabakora. Si Satani. Iyo ni Satani, kuko bayizera nk'Imana, niba babona biyise Imana, ariko ubundi ni ikigirwamana. Ariko abo bantu ni ninjiji, ntabwo mbatutse abakristo bene data. Ariko nkubwiza ukuri, niba ufata umugabo wawe ukamuta mu rugo, ukajya kumaranira n'undi mugabo, nawe niba bararikumaze uhera uyu munsi wihane ntuzongere. Wowe mukobwa urabizi uko umusora gutwara ugashengiranwa, urifashe ufashe umusore ngo mumaranirane, umusore utazi izina muhuriyaho. Mwene data abari mwene se cyangwa siko bitana? Abari mwene se. Wa mwene data nahuye na mwene data, ubwo siko baba bigenza. Mwene data